여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. mwiriwe intebe zacu zirimo ubusa ndabona amasura yanyu agaragara kuri ekara. Nishimiye cyane kuvugana namwe mwese ndi kubona kuri ekara. Nezerewe urubyiruko rwose turi kumwe muri aka kanya. Ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu ni umutima. Iyo utetse ibyo kurya uteka ibyo kurya biryoshye ukabirya, no ku bijyanye n'umutima nabwo ushoboye kuremera umutima ushaka, ushoboye gutunganya umutima mu buryo ushakamo, byaba ari byiza bingana iki? Abantu bazi guteka ibyo kurya byiza kandi biryoshye, kubera ko abantu benshi batabasha gutaka imitima yabo mu buryo bwiza. Usanga abantu benshi babana n'ubujinya, uburakari, imirwano, urwango, ariko kandi bakanakunda. Ibi ni byo bintu biyobora ubuzima bwacu. Ikintu gisobanura neza umutima w'umuntu ni Bibiliya. Bibiliya icengera cyane mu mutima w'umuntu, ikavuga ibijyanye n'imibereho y'umutima. Ubu rero mfatwa nk'inzobere mu bijyanye n'iki gisata, mu gihe abantu benshi batandukanye mu isi bakurikirana aya mahugurwa ibijyanye n'imyumvire, babasha guteza imbere ubushobozi bwabo bwo gutekereza, kugerageza kwifata no kwigenga ndetse no gusabana n'abandi. Iyo bashoboye kugira ubwo buhanga bituma bashimisha abandi bantu bose babakikije. Ndagira ngo dusome amagambo agaragara mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 4. Turasoma Abami ba kabiri igice cya 4 duhereye ku murongo wa mbere. Fungura Bibiliya yawe mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 4. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Bukeye umugore umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko musigaho yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga umuntu w'Imana aramubwira, nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara gutungana n'abana bawe. Dusomye kugeza ku murongo 7. Mu gihe nasomaga Bibiliya, ikintu kimwe cyantangaje nuko ndatekereza ko Bibiliya ari inkuru za kera gusa, ariko umunsi umwe nasomaga Bibiliya naje kwibaza nese ni gute Bibiliya yasobanura umutima wanjye neza bigeze aha. Uku niko umutima wanjye wabaga wijimye. Mpinduye umutima wanjye muri ubu buryo nk'ubu, umutima wanjye wagenda utya. Ubwo niga ko kuri ni ibintu byantangaje cyane. Guhera iki gihe natangiye kubaho ubuzima bw'umunezero, nabaye umuntu uzanira umunezero abantu benshi cyane. Igihe kimwe hari umugore wari uri mu kigero cy'imyaka mike waje mu itorero ryacu. Ubwo amaraga nk'ukwezi kumwe mu itorero ryacu yaje kwakira imbabazi z'icyaha. No kuva kera hose yajyaga mu rusengero. Nta bantu badakora ibyaha, abantu bariba, bakabeshya, bakarwana, kugira umujinya. Nta bantu badakora ibyo ngibyo. Icyo bagerageza gukora no gucubya imitima yabo. Igituma bajya mu rusengero ni ukugira ngo bakire imbabazi z'ibyaha. Ariko hari insengero zimwe n'ubwo wazijyamo imyaka 20 na 30, ni hahandi uyimara yose utarabakira imbabazi z'ibyaha. Hari insengero zawe ushobora kwigira ibijyanye n'imbabazi z'icyaha ukabaho ubuzima bwiza burabagirana. Uyu mugore rero amaze ukwezi kumwe mu itorero ryacu, nuko abasha kwakira imbabazi z'icyaha. Nuko aza kundeba ngo mugire inama. Nuko turaganira. Yavuze ko arashize imyaka 2 atandukanye n'umugabo we. Nuko ndamubaza nese kubera iki mwatandukanye? Aravuga ati, imibanire yacu rwose ntago yari huje na busa. Imico yacu yari itandukanye cyane. Nuko ndaseka. Arambaza dusekejwe n'iki? Ndamubaza nese kugira imico itandukanye by'ibyo bituma batandukana? Ati, pastor rwose rero ntago muzi, nawe muramutse mubanye nta kabuza mwatana. Nuko ndamubaza nese ufite televiziyo mu rugo rwawe? Ati, yego rwose mfite televiziyo. Iyo ucanye televiziyo ugasanga volume ni nyinshi cyane, ya televiziyo tuyijugunya? Ati, oya. None ubigenza ute? Ati, ubwo nyine ugabanya volume. Ntiyego. Mu gihe volume ari nyinshi cyane, volume ugomba kuyigabanya. Yaba ari nkeya nabwo ukayongera. Ndamubona ese waba ufite bya byuma bikonjesha mu rugo? Ati, yego ndagifite. None iyo ugicanye ukumva kirakonje cyane kirazana imbeho nyinshi tukijugunya? Ati, reka da, ugerageza kugabanya ubukonje. None televiziyo ndetse n'icyuma gikonjesha ni ibikoresho bihendutse cyane ubigereranyije n'umuntu. Abantu nabo baremwe mu buryo bwiza cyane butandukanye. N'amateleviziyo ndetse n'ibyuma bikonjesha byo bihendutse ushobora kuba wakongera ubukonje cyangwa ukagabanya, ukongera ijwi cyangwa se ukarigabanya. Nkaswe twebwe abantu Imana yaturemye mu buryo natwe dushobora guhinduka. Ariko uko tutazi neza imibereho y'umutima,
abantu bashobora kugeragera imitima yabo nabo bakaba bawugabanya cyangwa se bakawongera. Ese ko umutima wawe mwashoboraga kuwuhindura gutyo, niki cyatumye mutandukana? Bimubwiye aratangara cyane. Nuko ndamubaza, ese umugabo wawe yarashatse undi mugore? Ati oya. Ndamubwira nti mugomba kongera mukiyunga nanone. Aravuga ati yego. Abo bantu bombi baje kundeba, nuko mpura n'umugabo we. Yari umugabo w'umunyabwenge cyane. Iki gihe umugabo yarambwiye ati ese pastor, wawe uzi impamvu njye natandukanye n'umugore? Ati numvise ko mufite imico itandukanye. Ati oya pastor, rwose icyo cyabiteye. Ntese niki cyatumye mutandukana? Ati nukora ko ndi umuntu mwiza cyane, natekereje ko nshobora kubaho ntafite umugore wanjye, ariko wabuze umugore wanjye we ankubye gatanu kuba mwiza. Niyo mpamvu nta kindi twari kubasha usibye gutandukana. Abantu beza, abantu bahambaye baratandukana bagasenya ingo zabo mu buryo bworoshye. Kubera iki? Kubera ko bari beza cyane. Abantu baribwira bati njye ndi mwiza cyane, ntabwo nabona umugore mwiza nkawe, nicyo gituma batandukana. Ariko iyo bamaze kumenya ibijyanye n'imibereho y'umutima, barongeye kwiyunga nanone, babaho neza, n'abana babo barishimye cyane. Bavuga ngo ababyeyi babo nibo bantu bishimiye cyane kurenza abandi. Iyo ndebye umuryango wabo, mbona umuryango wabo wose ubyishimiye. Reka tubiganiraho mu buryo burambuye. Njye ndi umupasiteri, njye nibaza impamvu abantu bataba abapasiteri nkayoberwa ibyishimo baboneramo. Uzagerageza umupasiteri nubwo wagira ingorane, nubwo wagira amakuba, ibyo ni rusange mu kazi kose. Hari abantu babaye bababazwa n'ikibazo cy'icyaha, ariko bakaza kwakira imbabazi z'icyaha nk'abo bantu bashakanye nababwiye. Nubwo bagiranye amakimbirane ariko baje kwiyunga, barongera barabana bishimye nanone. Si bo bonyine gusa, hari abandi bantu bajyaga bakina urusimbi bagahora mu biyobyabwenge ariko bakaza guhinduka. Hariho filime yaje kwamamara cyane mu gihugu cya Korea. Iyo ni filime yaje kwamamara cyane. Umuntu uyikina ni Pastor Kim Gi-sung. Yaje gukora ibikorwa byaje kuvamo n'ubwicanyi, nuko arafungwa. Bigitangira bamukatiye igihano cy'urupfu, ariko ubwo yajuriraga baje kumukatira imyaka 16 y'igifungo. Mu gihe bagaho muri gereza, mu cyumba bagamo harimo undi mugororwa wundi. Uwo muntu bari kumwe nawe yari yararashe abantu 6 barapfa. Bari mu cyumba kimwe kandi bya bintu bisanzwe muri gereza, ariko mubona agasoma Bibiliya buri munsi wose. Nuko ntangira kuvugana nawe buhoro buhoro. Yaje kumubaza niba bana n'ubwoba cyangwa niba ntabwo. Amubaza ese kuki utajuriye? Njye naricanye, igihano nakatiwe ndagikwiye kuki ngomba kugabanya igihano cyanjye? Ubuzima bwe bunye butandukanye cyane bitewe n'uko mubona. Yarisha abantu 6 muri gereza, ntabwo yarazigeze akatirwa igihano cy'urupfu, ariko ntihandi mu mutima we gafite amahoro. Yaramubaje ese ibyo bikoze ute? Ati nukora ko nizeye Yesu nkakira imbabazi ibyaha mu mutima wanjye. Birumvikana. Nuko atangira kumuganira ibijyanye no kubarirwa ibyaha, musobanurira buri kimwe cyose mu buryo burambuye. Uwo nguwe ntabwo yarigeze ajya mu rusengero namwe mu buzima bwe, ntabwo yumvaga na busa ibyo barimo kumubwira. Ati se wasobanurira mu buryo burambuye, sindi kumva ibyo uri kuvuga. Yagerageza kumusobanurira nabwo ntabisobanukirwe, ko ntacyo arazi ku bijyanye na Bibiliya. Yamfunguye ndera mu bwiti, se ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva koko? Nuko akora mu ruhago avanamo igitabo. Igitabo cyitwa Ibanga ryo kubarirwa icyaha no kuvuka kabiri, cyanditswe nanjye. Uwo muntu mu gisirikare yarashe abantu 6 barapfa, nuko arafungwa muri gereza, akatirwa igihano cy'urupfu. Yarategereje igihe azanyongerwa, nuko mu gihe yarategereje asoma cya gitabo cyitwa Ibanga ryo kubarirwa icyaha no kwakira ibanga ryo kubarirwa ibyaha no kuvuka kabiri. Nuko yakira imbabazi z'ibyaha, abaho muri gereza afite amahoro cyane mu mutima we. Uwo mugabo witwa Kim Gi-sung yamwumvanye ubutumwa bwiza, nawe rero yakoze ibyaha byinshi cyane, kandi we yabagaho rwose nta mahoro afite mu mutima we. Yahoraga asakuza abantu ababwira ati njye sintinya urupfu, n'ubundi umuntu abaho avuka rimwe agapfa rimwe. Muri gereza aho ngaho nta muntu n'umwe washoboraga kumushishikisha. Nuko umunsi umwe yagiye mu cyumba batwikiragamo amakara kugira ngo ashyushye amazu. Hari icyuma kimwe cya ferabeto yakoreshaga yinyegeza inkwi, yaje kugishyira mu muriro. Yagishyizemo aragitwika kirashyuha cyane, arangije akibaho santimetero nkeya agihisha mu butaka. Buri konaga umwanya yatangiraga kugityaza. Ubwo gityazaga ukwezi kose cyaje kuba icyuma gityaye cyane. Yaje kugifata mu ntoki, aragenda mu mbuga ya gereza. Nuko agera ku mucungagereza umwe wajyaga umutesha umutwe, arangije amushyiraho cya cyuma ku ijosi rye. Undi arikanga ati uri mubi urashaka kugira gute? Nuko aramubwira ati uyu munsi birakurangiranye. Aramukurura amujyana mu kazu kamwe amukingiranamo. Bikingiranamo bombi, arangije aramubwira ati rwose sinkundi y'isi ndimo. Atari wenda isi ndizakurikiraho izambera nziza kurushaho, ariko sinshaka kujyayo njyenyine gusa, ndashaka kugira ngo nawe uze tujyane. Iki gihe umucungagereza atangira gutitira, agira ubwoba bwinshi cyane. Nuko inkuru iza kuvugwa muri gereza ati hari umucungagereza ugiye gupfa.
nuko ako kanya ahita amubwira ngo napfukame, arapfukama aramubwira ati uribeshye inyeganyege ndeta nkwica. Abantu bari muri gereza bagomba gukiza umucungagereza, ariko ko hari mu gitondo cya kare batekereje wenda ko yaba akiryamye. Abacungagereza rero bazanye umugogo munini cyane w'igiti, batangira guhonda urugi, bakubita urugi ruraza rugwira abantu bombi bari barimo imbere, bakomerekamo gake. Guhera icyo gihe nta muntu wakoraga kuri uwo mugabo. Aravuga ati rero ubundi abashoboye mbonye uko nzajya mba hano. Uko niko yahoze amezi, ariko rimwe na rimwe yajyaga agira nanone inkomanga ku mutima we kubera ibyaha yakoze n'abantu yahemukiye. Yageragezaga kwihagararaho gusa avuga ati tuvuka rimwe tugapfa rimwe, n'ubundi ubuzima ntacyo buvuze. Igihe kimwe umuntu yaje kumutera icyuma ahita agifata mu ntoki ze. Kubera ko gifashe mu ntoki ze kiramukiba, atangira kuvirirana. Mu maso he hahita hatukura, n'amaso ashaka kunyica. Nta kibazo rwose, njye sintinya gupfa. Uko niko yabaga ameze. Yari umuntu wananiranye, ariko mu gihe yabaga atuje yatekerezaga abantu bose bababajwe n'ibyaha yakoze, akagira inkomanga ku mutima we. Nubwo ari uko ariko yabonaga mugenzi wundi babana wishe abantu benshi, ariko yarakira imbabazi z'ibyaha. Rero yagize ubushake bwinshi mu mutima, aravuga ati nanjye ngomba gupfa nakira imbabazi z'ibyaha. Kubera ko ntari narigeze njya mu rusengero na rumwe mbere, nta rumwe nzi n'amagambo yo muri Bibiliya avuga, ntabwo yabashaga gusobanukirwa ibyo urimo kumubwiriza. Ati ndakwinginze gerageza kongera kunsobanurira mu buryo burambuye. Ariko uko yamusobanuriraga neza kose, n'undi ntabwo yabyumvaga. Icyo gihe uwo mucungagereza aramubwira ati ntabwo urimo kunyumva rwose, habe na busa. Nuko akora mu mufuka avanamo igitabo. Ni igitabo cyitwaga ibanga ryo kororwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri. Muri iyi minsi inyito y'icyo gitabo yarahindutse, yitwa uku niko nababarira ibyaha byanjye. Ubwo agisomaga icyo gihe ntiyigeze abasha kubisobanukirwa, ariko ubwo atangira kugisoma buhoro buhoro atangiye kucyumva buke buke. Amasaha aragenda, saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda, saa kumi, burira, saa mbiri, saa tatu, saa yine z'ijoro. Abantu bose barasinzira, ariko akomeza gusoma igitabo. Ariko ubwo yasomaga igitabo bigezemo hagati n'undi ntiyasobanukiwe ibyo ari byo. Atangira kubaza ese ibi ni ibiki koko, bishatse kuvuga iki? Nuko akangurira mugenzi we ati nsobanura ibi ni ibiki? Mugenzi we rero mu bitotsi avuga ati rwose ndasinziriye, ngunza gusobanurira ku munsi w'ejo. Ariko akomeza kumukangura cyane, apfa kwemera ati ibyo bisobanuye ibi ni ibi. Yagize amatsiko menshi cyane gusobanukirwa ibyo ari byo, nuko atangira gusoma cya gitabo. Buke mu gitondo ubwo izuba ryacanaga, hari ikintu cyabayeho kimeze nk'inzozi. Mu gihe yasomaga amagambo muri icyo gitabo, yaje kwizera ko ibyaha bye byababariwe n'amaraso ya Yesu. Yashatse gusakuza ngo avuze induru ati dore nari nakoze ibyaha bibi nk'ibi, ndi umunyacyaha wanduye, ndi umuntu mubi cyane, nari nkwiye kurimbuka nkajya ikuzimu. Ariko ubu ibyaha byanjye byababariwe n'amaraso ya Yesu ku musaraba. Ntabwo yihanganiye umunezero, ntiyihanganiye amashimwe yuzuye umutima we. Atangira kwibaza ati ese ingenzi mbisobanura gute? Araseka, ararira, aranezerwa, arahimbarwa. Icyo gihe ntabwo yari azi icyo yabikoraho. Guhera icyo gihe atangiye guhinduka. Yamaze imyaka 16 muri gereza. Amezi 3 mbere yaho yari agiye kurekurwa ngo avanwe muri gereza. Nuko yandikira se urwandiko. Nuko mu rwandiko arandikamo ati data, umuhungu wawe mubi wananiranye yagiye kuva muri gereza nyuma y'imyaka 16. Ati data ndashaka kuza nkuramutse, ariko dore nkwandikira urwandiko. Yanandikiye inshuti ze ati mwanshuti mwereka tuzahura umunsi umwe. Dore twari twarabonanye imyaka 16 yose, ariko amaherezo ndarekuwe. Gusa mu gihe bitekerezagaho, hari igitekerezo kimwe yaje kugira. Muri gereza harimo abantu batatu bari beza kurenza abandi bose. Umwe yari umuyobozi wa Gikristo, n'umuyobozi w'Ababudiste, n'umuyobozi w'Agatolika. Abagore uko ari batatu nibo bafatwaga nk'abatagatifu muri gereza. Ariko ubwo barangizaga ibihano byabo bakarekurwa, cyo kimwe nk'abandi banyururu baravugaga bati nge sinzagaruka aha ngaha rwose, ibiganza byanjye birakeye, sinzakora ibyaha rwose, nge sinzagaruka hano. Abo bantu uko ari batatu batekereje ko bahindutse mu gihe bari muri gereza, ariko bageze hanze bongera bakora ibyaha, barafatwa baragarurwa. Ibyo bibonaga rero yaje kubitekerezaho, aribaza ati ese wa muyobozi wa Kristo, umuyobozi w'Ababudiste n'umuyobozi w'Agatolika bagaragaraga nk'intungane hano, ariko dore barafunguwe. Nyuma yo gufungurwa bongeye baragarutse nyuma y'amezi 6, nyuma y'amezi 3, abandi bakagarurwa nyuma y'ukwezi kumwe. Ubwo bitekerezagaho yaravuze ati nanjye nindekurwa nkajya gusangira inzoga n'inshuti zanjye, nshobora kuzongera gukora ibyaha nkisanga nagarutse no muri gereza. Icyo gihe rero ubuzima bwanjye bwose nzaburangiriza muri gereza. Atangira kwibaza ati sinsohoka no muri gereza nzakora iki kizatuma ntongera kugaruka? Abagororwa benshi bajyaga barekurwa bakibwira bati umutima wanjye wahindutse, ariko bagera hanze bakongera bakora ibyaha bakagaruka. Ati rwose njye sinshaka kuzagaruka hano. Iki kintu cyabateraga impungenge. Nawe ubwo arekurwaga rero, ubwo bitekerezaga yaje kumenya ati ngiye ibyo ntabwo nabasha kubyikorera ku bwanjye, nshoboye kubona umujyanama uzajya umfasha, icyo gihe rwose ntabwo nazagaruka hano.
ariko ntabwo yari azi uwamubera umujyanama. Nicyo gihe yaje kwibuka umwanditsi wanditse icyo gitabo yasomye, nuko anyandikira ibaruwa. Ya baruwa ingiraho ansonera imibereho ye muri ya baruwa. Mu ibaruwa aravuga ati ninde kurwana muri gereza. Nkurikije abo nabonye abenshi bagiye barekurwa bakagwa mu byaha bakongera bakagarukamo nanone. Nanjye rero ndi umuntu warekurwa agahita agaruka muri gereza nanone. Atari ko pastor ubwo nasomaga ibitabo byawe naje kwakira imbabazi z'ibyaha. Ese wanyemerera ukajya unyobora ninde kurwa muri gereza? Nuko ndamubwira nti nta kibazo uzaze tubonane ku itorero ryanjye. Iki gihe nabaga ahantu hitwaga Dejon. Nuko yandikira urundi rwandiko aramubwira ati data nubaha cyane ngusabye rwose imbabazi. Mfite ubwoba bw'uko mugende kuwe nazagaruka muri gereza nanone, ariko hari umupasiteri tuziranye uri kugerageza kunyobora. Reka nzabanze kujya kubona n'umupasiteri mbere na mbere kuza kugusura. Nuko yandikira se urwandiko. Aramusubiza ati rwose Mungu wanjye ndagukumbuye, ariko nta kintu warabonye umupasiteri waza kuyobora neza, genda uzajye kumureba. Ndagukumbuye cyane ariko nzabyihanganira kuko n'ubundi amaherezo tuzabonana. Ubwo ari kugwaga muri gereza yaje ku itorero ryanjye, nuko amara umwaka umwe mu itorero. Hari icyumba cyari kirimo ubusa mu itorero ryacu, nuko turakimuha akibamo. Nuko umuntu arishima cyane. Atubashize amezi 2 ntasubiye muri gereza. Ndacyari mu itorero sinasubiye muri gereza nyuma amezi 2 yose. Hashira amezi 4, nyuma y'amezi 5 cyangwa 6 yari yishimye cyane. Atangira kwibwira ati bitaza kubira itorero mba narasubiye muri gereza ubu ngubu. Umwaka umwe urashira ariko n'undi ntiyasubira muri gereza. Yajyaga akora amasuku mu misarani mu itorero ahantu hose, ibishingwe akabiyora agasukura hose. Yarahindutse wese uko yakabaye. Nyuma y'umwaka umwe namubwiye kujya mu ishuri ryacu rya misiyoneri. Arangije iryo shuri rya misiyoneri, ubwo yasozaga hari umukobwa mwiza mu itorero ryacu, nuko barashyingiranwa aza kubyara abana. Kuri ubu ngubu barishimye cyane. Ibiganiro byacu twabicishije kuri televiziyo ya Gikristo y'Uburusiya. Navuganye n'umuyobozi w'iyo gereza mubwira ibyo umupasiteri witwa Kim Gisang. Nawe ntari umuntu umeze utya, turamutse tumukoreye ibijyanye na filime byaba ari byiza cyane, nuko musobanurira ibijyanye n'ubuzima bwe. Umuyobozi w'iki gitangazamakuru arambwira ati, aravuga ati aho gukora filime ndende mbarankuru byaba byiza akorewe filime isanzwe ngufi. Nuko bamukorera filime ivuga ku buzima bwe. Iyo filime tuyerekana hirya no hino mu isi, tukayereka abantu batandukanye muri gereza zose zo mu gihugu cya Kenya. Uwo pastor Kim Gisanga yagiye muri izo gereza, atangira kubaha amahugurwa, ahatangiza amashuri ya teolojiya. Kora kadashobora kuhaba igihe cyose. Hari ikigo cyamuhaye inkunga, nuko agura amateleviziyo arabohereza. Yatanze amateleviziyo ku magereza yose. Abantu nta televiziyo bageraga muri gereza, ariko basigaye bareba amakuru, bareba ibintu byose. Rero bareba ibi byigisho binyuze ku ikoranabuhanga n'amasomo muri Bibiliya. Uku niko ayo mashuri, ayo magereza yaje kubamo amashuri ya Bibiliya, amashuri ya teolojiya. Aho muri gereza iyo bashoje ishuri rya teolojiya, hari bamwe bari barakatiwe igihano cy'urupfu, ariko imitima birahinduka cyane. Abo bantu bamwe bari barakatiwe igihano cya burundu, baje no kubimika babagira abapasiteri. Mu bisanzwe muri gereza bajyaga batesha umutwe abandi, ariko muri gereza muri Kenya siko byagenze, kubera yuko nabo baruharwa babaye abantu beza cyane, baratuza, bahindukamo abavugabutumwa. Ubuzima bwabo bwose burahinduka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abantu bitwa aba chaplain cyangwa se abayobozi ba Gikristo mu bigo. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize, umuyobozi ushinzwe bene abo bavugabutumwa yari ari mu mujyi wa Atlanta, nuko atwara imodoka amasaha 5 yose aza kundeba. Mu gihe twaganiraga yaje kwakira imbabazi z'ibyaha. Nuko aha abapasiteri 38 icyemezo cyo kuba aba chaplain mu itorero ryacu. Bivuze ko abapasiteri bacu bemerewe kujya muri gereza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwiriza ijambo ry'Imana. Bitewe nuko ibyigisho habwa ari byiza, ababikurikiranye neza bagabanyirizwa ibihano mu myaka 10 yose. Mu gihe bari bugabanyirizwa ibihano, bituma bose baza gukurikirana amasomo ya Bibiliya. Ibikorwa turashaka kubishyira mu magereza yose. Mu gihugu cya Kenya abagororwa benshi barahinduka ubwo bonaga filime twakoze. Iyo utangiye kubaho ubuzima bw'umwuka, abantu usanga bafite itandukaniro rikomeye. Twese turano batandukanye, ariko si dutandukanye dute? Babana nababwiye bari barashakanye bitewe nuko bombi bumvaga ko ari abantu beza, nicyo cyatumye batandukana. Abantu batekereza ko ari beza, batekereza ko ari abantu bahebuje b'ibihangange, bituma biyizera bagatangira kuba bakurikira ibitekerezo byabo. Ariko abazi ko ari abanyantege nke, ko hari ibyo babura, ko hari ibintu byinshi badafite, abo bagerageza n'ubundi kubana n'umutima uciye bugufi, bakagerageza gucubya umutima wabo. Nubwo umuntu yaba ari umwe, ashobora kuba aruta abandi, ashobora kuba afite akazi keza karuta ak'abandi, akabonda yinjiza menshi kurenza abandi, cyangwa se akaba ari umuntu uhebuje, uzwi kurenza abandi, ushimwa. Kubera ko abandi bose bamushima rero, usanga bimugoye cyane kureka umutima we cyangwa se kumena umutima we. Ariko uko umuntu arushaho kuba umuntu mubi,
biraborohera cyane kwiyanga. Natangiye gukora ubushakashatsi bw'abantu nk'abo ngabo muri Bibiliya. Hari abantu benshi cyane bakira imbabazi z'ibyaha kubwo gusoma ibitabo. Iyo muhuye n'abantu bajya mu nsengero muri iyi minsi, bakubwira ko bamaze imyaka 30-40 mu rusengero, ariko abenshi muri bo n'ubu ntibarakira imbabazi z'ibyaha. Itorero ryiza si itorero ryigishijwemo amagambo meza. Itorero ryiza ni itorero dushobora kwakiriramo imbabazi z'ibyaha. Ibi nagiye mbivugaho kenshi. Mu mwaka wa 2012 nagiye mu gihugu cya Ghana. Ghana mu mujyi wa Accra twahakoreye igikorwa cya World Camp. Ubwo twakoraga igikorwa cya World Camp, byari ku munsi wa mbere, nuko umufasha mukuru w'igihugu aza kudusura kugira ngo atambutse ubutumwa bw'ishimwe. Tujya dutumira abayobozi kuza gutanga ubutumwa bawugeza ku bantu, ku rubyiruko, kandi bakaza bishimye cyane. Uyu rero n'umufasha mukuru w'igihugu yaraje gutambutsa ubutumwa bw'ishimwe, bitewe n'uko umufasha mukuru w'igihugu ahora ahuze. Mu bisanzwe nyuma yo gutambutsa ubutumwa ukanya bahita bitahira bakagenda, ariko icyo gihe yagarutse mu byicaro bye, araza yicara iruhande rwanjye. Yarahagumye kugeza gahunda yose irangiye nk'iy'amasaha 2 n'igice. Nuko gahunda yacu irarangira, abantu bose barataha. Nuko we araza aramperekeza, arambwira ati pasiteri, hari ikintu mfite cyo kukubwira. Ntese ni iki? Ndakwinginze kimbwire. Nuko arambwira ati pasiteri, rero umukuru w'igihugu ntago ameze neza, ese waza ugasengera umukuru w'igihugu? Ntiyego. Buke bwaho umufasha mukuru w'igihugu yaje azana izi modoka ebyiri zindi. Nuko turagenda dusura perezida John Atta Mills wari urwaye. Icyo gihe perezida John Atta Mills yari umuperezida uzwi cyane nk'umuntu wizera Imana. Mu bisanzwe ntiba byoroshye ko umukuru w'igihugu yitabira amateraniro cyangwa se ibintu by'amasengesho, ariko buri cyumweru cyose yajyaga ajya mu rusengero. Iki gihe twaje guhura, nuko umukuru w'igihugu arambwira ati pasiteri, muri iki gitondo ubwo nabyukaga naje kwitekerezaho, nibajije igihe nsigaranye kubaho kuva ubu ngubu. Ati umuganga wanjye amaze igihe kinini cyane anyitaho, ati ariko uburwayi bwanjye ntabwo buri kuvurwa neza. Muri iki gitondo ubwo nafunguraga amaso nkabyuka, naje gutekereza nti ahari wenda nsigaranye indi minsi 5 yo kubaho. Ntabwo yari ameze neza mu mubiri we. N'icyo gihe ubwo namuvugishaga yari yicaye hasi ku ntebe nini cyane yegamiyeho. Arangije arambwira ati maze igihe kinini cyane njya gusenga mu nsengero, ariko bitewe n'uko nanjye ndi umuntu, nanjye nakoze ibyaha, ariko n'ubu ngubu ibyaha biracyandembeje rwose, sindakira imbabazi z'ibyaha kugeza n'ubu. Ati rero muri iki gitondo mfite ubwoba bwinshi cyane, ariko pasiteri rwose uhawe ikaze hano. Hari abantu benshi cyane bajya mu nsengero na hano muri Korea. Iyo hari umuntu wakira imbabazi z'ibyaha neza, aba ari umuntu wishimye unezerewe. Nanjye ubwanjye mbere ko nakira imbabazi z'ibyaha najyaga nita umunyacyaha. N'abakuru mu itorero bose bajyaga bitaga abanyabyaha, buri muntu wese yitaga umunyabyaha. Ariko binyuze muri Bibiliya naje kwakira imbabazi z'ibyaha. Iki gihe navugishije umukuru w'igihugu nti perezida John Atta Mills yari mu kigero cy'imyaka yanjye, nawe yavutse mu 1944, ariko yatekereje ko agiye kubaho indi minsi nk'itanu gusa. Njye nta kindi kintu nzi gukora neza. We yarambwiye ati rwose n'ubu sindakira imbabazi z'ibyaha, kandi kuva narakira imbabazi z'ibyaha rwose nshobora kujya mu ijuru. Icyo cyo kinteye ubwoba cyane. Yari umukuru w'igihugu, ariko yambwizaga ukuri k'umutima we. Nuko turaganira, ndamubaza ese nyakubahwa mukuru w'igihugu, wabwiwe n'iki kuri umunyacyaha? Nuko atanga igisubizo cyoroheje cyane ati nakoze ibyaha, none ubwo sindi umunyacyaha? Reka da, wundi ibyo si ukuri. Nuko umukuru w'igihugu aratangara, ndamwereka nkubaza akabazo kamwe. Ndamubaza ese nyakubahwa mukuru w'igihugu, ni mu kihe gihugu umunyacyaha ubwe yishinja akicira urubanza rw'ibyaha bye? Tekereza rero wakoze icyaha warangiza ukicira urubanza uti ungiye gufungwa imyaka 3 cyangwa 4. Siko bigenda. Iyo wakoze icyaha umucamanza ugucira urubanza. No mu mategeko yo mu isi tugira abacamanza batugenera ibihano. Rero ni ducumwe ku Mana, hari umucamanza nawe udukatira ibihano. Icyo gihe rero yarabyumvise, arabyemera ati byo n'ukuri koko. None mukuru w'igihugu wavuze ko wakoze ibyaha bityo umunyacyaha, ariko kuvuga ko baye umunyacyaha ko wakoze ibyaha byo si ukuri. Ati dushatse kuvuga iki? Ntibyo n'ukuri koko. Ndamubaza ese nyakubahwa mukuru w'igihugu, wowe wigeze ubona icyemezo cy'ibyaha byawe? Wowe wigeze ubona umwanzuro w'urubanza w'ibyaha byawe? Reka da, ntawe nigeze mbona. Ese ngo ubaho? Ntiyego ubaho rwose. Ese urashaka kumenya? Ati yego rwose nshaka kumenya. None uri hehe? Nti uri muri Bibiliya. None urashaka kubona? Ati yego rwose arabyemera. Nuko mbumbura Bibiliya. Nabumbuye Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma ibice 3:23 n'umurongo 24. Mu Baroma ibice 3:23 uravuga ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umurongo 23 uravuga ngo twakoze ibyaha bityo ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ngo tujye mu ijuru. Ariko dufite umurongo 23 no 24. Mu murongo 24 twakoze ibyaha kandi twifiteho ibyaha muri twe. Ariko mu murongo 23 nta Yesu uvugwamo. Gusa mu murongo 24
n'ubundi ngo turi abanyabyaha, ariko aho ngo tubonamo Yesu. Ni koko dufite ibyaha, twakoze ibyaha, ariko rero kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, turi kuvuga kuri icyo gucungurwa. Kubabarira niko gucungurwa. Yesu yaraducunguye ibyaha byacu, yahanwe mu cyimbo cyacu. Rero ibyo byatumye ibyaha byacu bibabarirwa. Uko niko Bibiliya ivuga. Kubwo buntu bw'Imana. Bivuze ko ari ubuntu, bivuze ko nta kiguzi kiba kiriho, biba ari ubuntu. Ni ikintu kitagira ikiguzi. Nubwo ntacyo twakoreye ibyaha byacu, ariko twatsindishirijwe n'Imana. Rero nyakubahwa mukuru w'igihugu, rero urwo ni rwo rubanza waciriwe n'Imana, n'uwo mwanzuro w'urubanza waciriwe n'Imana. Icyo gihe umukuru w'igihugu yaratangaye cyane, nuko arabaza ati: "Se pasiteri, uyu ni umwanzuro w'urubanza naciriwe? Bivuze ko Imana yita umukiranutsi? Bisobanuye ko ibyaha byanjye byababariwe?" Ntabwo bivuze ko ibyaha byanjye byababariwe. Rero umukuru w'igihugu yari yishimye cyane, nuko nongera kumusomera ikindi cyanditswe kimwe cyo muri Bibiliya. Namusomeye mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 10. Ariko abajura, abifuza, abasinzi, abo bose ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Mu murongo wa 10 aravuga ko twese twakoze ibyaha kandi ko tudashyikira ubwiza bw'Imana. Nicyo kimwe n'Abaroma ibice 3 umurongo wa 23. Ariko iyo ugeze ku murongo wa 11 nawe urahuza neza n'Abaroma ibice 3 umurongo wa 24. Nibyo kuko twese twakoze ibyaha nk'ibi ngibi, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwaratsindishirijwe mu izina ry'Umwami Imana yacu n'Umwuka wayo. Nibyo koko ijambo ry'Imana rivuze ko ibyaha byawe byogejwe, ngo warejejwe, ngo waratsindishirijwe, niko Uwiteka avuga. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, uyu ni umwanzuro w'urubanza rw'ibyaha byawe. Imana ivuga. Aya si amagambo ya Pastor Oxpac, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Imana amaze guca urubanza rw'ibyaha byacu, kora ko Yesu yahanwe mu cyimbo cyacu kubw'ibyaha byacu. Nta cyana kimwe yadusigiye dukwiye guhanirwa nanone. Niyo mpamvu ibyaha byacu byababariwe binyuze muri Yesu. Twaratsindishirijwe, Bibiliya avuga ko twejejwe. Iki gihe umukuru w'igihugu bimukora ku mutima cyane, nuko atangira kwivugisha ati: "Nibyo koko naratsindishirijwe, koko narejejwe, ni koko naruhagiwe." Umukuru w'igihugu yakozwe ku mutima cyane, ntabwo yari azi uburyo yasobanura aya mashimwe. Ni rero nyakubahwa mukuru w'igihugu, ibi si Pastor Oxpac uri kubivuga. Kora ko ibitabo 66 byose byo muri Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Imana amaze guca urubanza rw'ibyaha byawe. Mu gihe Yesu yahanwaga mu cyimbo cyawe, Yesu yahanuye ibyaha byawe byose. Niyo mpamvu wari umukiranutsi, niyo mpamvu wera, niyo mpamvu wuhagiwe. Umukuru w'igihugu yakozwe ku mutima cyane, ati: "Rwose ubu ngubu ndi uwera, ubu naruhagiwe, ubu ndi umukiranutsi." Niba ari Imana ibivuga, ubwo nyine nukomeze. Niba Imana ivuze ko ndi umukiranutsi, ubwo ndi umukiranutsi. Niba Imana ivuga ko nera, ubwo nyine ndera. Niba Imana ivuga ko nuhagiwe, ubwo naruhagiwe. Mu mwanya muto wari ushize afite ubwoba bw'ibyaha bye n'urupfu, ariko icyo gihe yishimye cyane mu mutima we. Yaranejejwe cyane no kumenya ibyo. Ntiyashoboye kwifata, ahubwo yashimiye Imana cyane, akorwa ku mutima. Nyuma y'akanya gato yaje kuvuga ati: "Ubu ndumva ntameze neza, ndashaka kuruhuka." Ndamubwira nti: "Rwose ntacyo uruhuka. Reka ngusengere nyakubahwa mukuru w'igihugu." Nuko mufata ikiganza ndamusengera. Nuko duhamagara umufasha mukuru w'igihugu ndetse n'umuvuzi we, bamufasha gusubira mu buriri. Umufasha mukuru w'igihugu arongera aradutwara dusubizaho kampu yaberaga. Nyuma yaho hashize amasaha 4, umufasha mukuru w'igihugu yaje kuduhamagara kuri telefone, avuga ko Umwami Yesu yamuhamagaye kugira ngo ajye mu bwami bw'Imana. Yabimbwiye bucece kuri telefone yuko umukuru w'igihugu amaze gutabaruka. Nahuye n'umukuru w'igihugu mbere yo kwitaba Imana, kandi byose nshobora kubyibagirwa. Ni nyakubahwa mukuru w'igihugu cyagana Jonathan Mills. We ritaye ajya mu gituza cy'Imana. Umwaka wakurikiyeho mu gihe nk'icyo ngicyo nasubiye muri Ghana nanone. Umwaka wakurikiyeho barimo kwizihiza. Bari afite imihango yo kwibuka umukuru w'igihugu wari umaze umwaka umwe yitabye Imana. Kubera ko abanyamakuru bamenye ko ari njye umuntu wahuye nawe bwa nyuma mbere yo kwitaba Imana, baje kumbaza ibibazo batese ni gute yakira imbabazi z'ibyaha, ni gute yavutse ubwa kabiri. Nuko mbasobanurira byose uburyo yagiye mu bwami bw'Imana. Abantu bari imbere y'urupfu nk'adatayakira agakiza, yakira imbabazi z'ibyaha iminsi 3 mbere ko yitaba Imana. Hari abantu benshi batabaruka mbere yuko bakira imbabazi z'ibyaha mbere ko batabaruka. Rero icyo nashaka kubabwira nuko tugira ibitekerezo byinshi bitandukanye. Hari abantu batekereza ko ari beza, bagatekereza ko abantu bahambaye. Hari abantu babibonera rwose usanga arabirasi. Aho birabagoye cyane kumena imitima yabo bakareka ibitekerezo byabo. Uyu mugore umwe mu bana b'abahanuzi, umugabo yagiye mu ishuri ry'abamisiyoneri, yashaka kwiga kwizera. We n'umugore we n'abana be babiri bagiye mu rusengero bajya kwiga ibyo kwizera.
umugabo yari umuntu rwose ushishikajwe no kumenya Imana no kuyizera, ariko we umugore we ntabwo yabaga yabyitayeho. Bajya mu ishuri ry'abamisiyoneri, apfa kujyayo gusa by'umuhango, nubwo atabishakaga ariko yapfuye kujya kubera umugabo we. Nuko umunsi we umugabo aza gupfa bitunguranye. N'igihe umugabo yari akiri muzima nibyo bimworoheye kujya mu ishuri ry'abamisiyoneri, ariko umugabo amaze gupfa ntiyari gukomeza kugumamo ukundi. We n'abahungu be bombi rero baje kuva muri iryo shuri ry'abamisiyoneri barigendera bajya hanze, atangira akora bizinesi, akora amafaranga, yaka umwenda ariko ntibyamworohera kuwishyura. Hari abantu baba bazi gukora ibya bizinesi neza, ariko yakomeje guhomba amafaranga n'ubundi. Imyenda irushaho kwiyongera, abamwishyuzaga baraza ariko ntiyari afite amafaranga yo kubishyura, babwira ngo mutegereze ukwezi kumwe. Nyuma y'ukwezi kumwe baragaruka ariko ntiyari afite ubushobozi bwo kubishyura. Umunsi umwe bishyuzaga araje arababwira ati, none se madamu uzatwishyura ryari? Ati, ndabigize mu nyongera ukundi kwezi kumwe. Ati, sawa turihanganira ukundi kwezi kumwe. Ati, ngaho tubwire icyo uzakora muri ukwezi kumwe usigaranye. Ati, nzakora ibishoboka byose ariko mbishyure. Ati, ibyo uhora ubivuga igihe cyose. Ati, ni sawa, ngiye kuguha ukundi kwezi kumwe, nyuma y'ukwezi kumwe uzanyishyura. Ati, ariko ntibishoboka ahari ko uzanyishyura, gusa n'ingaruka ntubasha kunyishyura ntugire ngo nzakubabarira, ngo ukundi kwezi kumwe uzanyishyure. N'ingaruka ntuzagire ikintu umbwira. N'ingaruka ntubashe kunyishyura nzatwara abahungu bawe bombi njye kubagurisha b'abacakara. Ntekereza ko ningurisha abahungu bawe bombi nzashobora kubona amafaranga yanjye. Iki gihe ntiyari azi icyo yakora, yarasigaranye ukwezi kumwe konyine gusa. Nta bushobozi yari afite yakorera amafaranga menshi nk'ayo ngayo. Umunsi urushaho kwegera, abahungu be bombi bari bagiye kugurisha ngo babe abacakara. Atekereza inzira zitandukanye yabikemuramo ariko nta buryo yari afite. Icyanyuma rero, amahirwe ya nyuma yari afite, yagiye kubonana n'umugaragu w'Imana Elisa. Mbere yajyaga avuga ngo ibyo gusenga ntacyo bimaze, ariko kubera ko nta nzira yindi yari afite, yagiye kubonana n'umugaragu w'Imana Elisa amusobanurira ibibayeho ko abahungu be bombi bagiye gutwarwa bakagurisha ko bacakara. Elisa aramubaza ati, ubwo nakumarira iki? Ese mu rugo wawe uhafite iki? Wa mugore aramusubiza ati, umuja wawe nta kintu mfite uretse agacupa kamwe karimo amavuta. Ati, ntacyo ako karahagije. Se ushaka kujya mu baturanyi bawe ugatera amajerekani menshi ashoboka? Nuko yohereza abana be baratira amajerekani yose menshi, binjira mu nzu barekigirana. Yari afite agacupa kamwe k'amavuta gusa. Ari dukeya kubera iki ambwiye gutera amajerekani menshi? Yumvaga ko nagerageza kuyasuka muri ayo majerekani karihute gashiriramo nta nahageze. Ibyo nibyo yashatse kuvuga ariko ntabwo yari gutinyuka kongera kubivuga. Mbere yaho yari yabaye akurikira ibitekerezo bye gusa, ariko nubwo atabyumvaga bitewe nuko nta n'inzira yindi yari afite, yirengagije ibyo yibwira mu mutima we, ajya hanze ajya gutira bya bikoresho byose. Nuko arikingirana atangira gusukamo muri ayo majerekani. Yakomeje gusuka ariko amavuta akomeza kwiyongera. Ati, mama dore bimaze kuzura. Uwo mugore yahise abimenya, nuko atangira kurira. Ati, Mana rwose naragusuzuguye, nari umupfapfa, narakuretse kubera ko nakwangaga. Ariko dore mu gihe nasukaga amavuta mu majerekani, amavuta arakomeza kwisuka ntari gukama. Ati, dore ya majerekani yuzuye, muzana andi majerekani. Ya mavuta akomeza kwisuka ubudakama. Aratangara cyane. Yari umuntu utaragiraga kwizera, yari umuntu wakurikiraga kamere y'umubiri we gusa. Yibwiraga ko nakora akazi nta kimwe kizagenda neza, ariko umutima we ubwo wacishwaga bugufi. Icyo arashoboye gukurikirana amabwiriza y'umugaragu w'Imana gusa. Ibi biza kuba ari nka kera, ari kuvuga ati, rwose ibi ntacyo bivuze, nta shingiro, ntabwo nasuka agacupa nk'aka mu majerekani menshi. Ariko yaretse ibitekerezo bye akurikira ijambo ry'umugaragu w'Imana. Nuko amajerekani yose yuzuramo amavuta. Ubwo umugore atekereza ko ari umuntu mwiza kandi ko ari umunyabwenge, ntiyarakeneye gushaka Imana, ntiyarakeneye gusenga Imana. Yajyaga bakurikira ibitekerezo bye gusa, ariko ubwo nta nzira yasigaranaga zindi, nubwo bitahuzaga n'ibitekerezo bye, ariko yatangiye gukurikira ijambo ry'Imana. Nuko icyo gihe abasha kubona Imana imukorera. Nuko bya bikoresho byose byuzuramo amavuta, buri gikoresho cyose cyari cyuzuyemo amavuta. Nuko asigara avuga ati, Imana rwose urakoze. Yagiye kureba umugaragu w'Imana Elisa. Elisa aramubwira ati, genda ugurisha amavuta nuko wishyura umwenda wawe, asigara gutungana n'abana bawe. Hiragiye abikora koko, guhera icyo gihe atangira kubaho neza. Nuko Imana imugirira ubuntu bwinshi bigezaho. Kera ntabwo yari azi ubuntu bw'Imana bugezaho, yajyaga bakurikira ibitekerezo bye gusa. Iyo dufite umutima w'ubwibone, bituma abantu baba bakurikira ibitekerezo byabo. Iyo badasobanukije ijambo ry'Imana ntabwo barikurikira, ariko abaciye bugufi, Imana ikomeza gucisha bugufi imitima yacu, ikemera ko tugwa mu makosa, ikemera ko duhomba muri business zacu, ikemera ko duhura
n'ingorane kugira ngo duce bugufi dusigaremo ubusa muri twe. Iyo dusigaranye ubusa muri twe nibwo tubasha gukurikira ijambo ry'Imana mu cyimbo cyo gukurikira ibitekerezo byacu. Ariko igihe twitekereza nk'abantu b'ibihangange, nicyo cyajya ukurikira Imana gusa mu mbibi z'imyumvire yawe. Muri iki gihe ntabwo ubasha gukurikira iyo utumva ibyo ubwiwe. Twaratuvuta duke cyane gusa, nubwo wadusukamo ntacyo twakumarira kuko tuvuta dukeya. Muri icyo gihe rero nibwo yashoboye gukurikira umutima w'Imana. Rimwe na rimwe Imana yemerera ku mitima yacu bugufi, nicyo gituma iducisha mu ngorane n'amakuba kugira ngo tubashe kwakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, bityo ibasha kuduha imigisha nk'uyu mugore. Mu gihe twizeye Imana tubasha kubona imigisha yose iva ku Imana. Nabonye abantu benshi cyane bahinduka nk'uyu mugore nyuma y'uko bahuye n'Imana. Abantu baciye bugufi ntabwo bizera ibitekerezo byacu, ariko abantu babibone bizera ibitekerezo byabo bakabirutisha Imana. Icyo dusabwa ni ukureka ibitekerezo byacu, dushoboye kwemera tukizera ijambo ry'Imana gusa, tukabaho ubuzima bw'umugisha. Reka dusenge. Mana Data yera, nubwo twaba tutabyumva, umugore umwe mu bana b'abahanuzi yizeye Imana nubwo yabaga atabyumvaga, ariko ubundi ikirebye ntiyari kubikora. Turagusabye ucishe bugufi imitima yacu, twemerere duherwe umugisha muri wowe, twemerere kwakira ubuntu bwawe Nyagasani, kandi ukomeze kubaho ubuzima burabagirana binyuze muri wowe. Mu mitima y'urubyiruko rwose rukoraniye hano, bemerere bose bakire ubuntu bwawe. Turagushimiye Nyagasani, dusinze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.